uko bakora icyari cy'urukwavu rubyariramo. Muri iyi video turareba uko tubikora kuko turi hafi kuvukisha. Iyi video murayigezwaho na Tohoza Inoti, YouTube channel ya tohoza.com. Niba mukunda ibyo dukora, mukande subscribe n'inzogera, mukore like na share, mutubaze muri comment. Mukurikire. Muraho neza. Uyu munsi turaza kureba twese hamwe uburyo bategura icyari. Inkwavu zacu zose ziri kwitegura kubyara. Niyo mpamvu ubu turi gutegura ibyari muri buri kazu. Amashashi dufite ari kwitegura kubyara mu minsi mike cyane. Twacukije inkwavu, ubwo twatandukanije nyina n'abana. Za nyina zimaze iminsi ziri zonyine. Niyo mpamvu ubu tugiye gutegura ibyari kuko iya mbere isigaje iminsi 2 ngo abana bavuke. Rero ibikoresho dukenera mu gutegura icyari ni ya nest box, ka gasanduku akamubona. Twebwe dukoresha ibarizo, ushobora gukoresha ibyatsi byumye bisanzwe, bityo biba bigomba kuba byumye. Tugakoresha na wa muti twababwiye wica virusi. Rero nibyo bikoresho. Ushobora no gukoresha n'igitambaro cyiza nk'iri koboyi yanjye wafuze n'ubundi wanyujije muri wa muti. Iri barizo rero tuba twarinyujije muri wa muti nk'uko murireba hariya, hanyuma tukaryanika. Kwa kwibarizo tuba twarivanye ahantu bakandagira haba hari umwanda, turironga mu muti hanyuma tukaryanika tukabona kuza kurisasa. Icyo ukora rero nta kindi, ni ugufata ya desinfectant ugakoresha aho ugiye gukorera, ugatera aho ugiye gukorera kuko tuza gutereka hasi. Tuza gutereka hasi tutaza hanyuma ya box nayo ikenera guterwa umuti. Ubwo buri milimetero yayo uyitera umuti kugira ngo aho iba imaze iminsi ibitse, ishobora kuba yaranduye. Ni par précaution kugira ngo gishobora kuba cyarayanduje, cyaba microbe cyangwa virusi gipfe. Ubwo ni ukuvuga ko buri milimetero igomba guterwa umuti, nta na hamwe agomba gusigara hadatewe. Umwuka ushizemo, ikoreshwa na pompo. Ubu hose haratewe. Niba rero ufite ibarizo rinoze cyane, icyo gihe uragira
usasamo iki gitambaro, kuko box yacu kuva ari akayungirizo ari ibarizo rinoze ryajya ricamo, kandi abana bakunze kwinyaganya mu gihe bari konka. Niyo mpamvu ushobora gusasamo iki gitambaro hasi kugira ngo ritazajya rishirira hasi. Ariko nimba ufite ibarizo ritanoze ushobora kutagashyiraho, si ngombwa, nako kugira ngo ritazajya rishirira hasi abana bakibona nanone nta kibafubitse. Twebwe rero uyu munsi ntabwo tuza kurikoresha kuko dufite ibarizo ritanoze cyane ritaca, kandi no gukoresha ibarizo rinoze cyane cyangwa ubwatsi bunoze cyane si byiza, kubera ko havamo ivumbi. Ubwo rero utoranyamo ibinini akaba ari byo ubanza hasi, ibinini bitazajya bihita bitogoka bikaba nk'imbanziriza barizo nimba ariko wabyita. Yego, ubu nkaba ndarangije, ndabisoje gukora icyari. Murabona ko twuzuza kugeza ya hauteur, bwa burebure twavuze bwa santimetero 10, tubabwira uko agasanduku kaba kameze. Tusa n'akuzuza kuko urukwavu ruraza rugasa n'urucukuramo gutya akantu k'akobo, niho rubyarira, ubundi korosaho intuza, korosaho ubwoya yipfuye, kandi bigenda binika, burya bijya kurangira bigeze nk'aha. Ubwo rero icyo nari nibagiwe kubabwira ni uko mbere ya byose, mbere yo kugira icyo ukora nanone ukaraba intoki. Nanjye rero nari nazikarabye. Ngaho rero ndakeka bambazaga uko bakora icyari cy'inkwavu zitegura kubyara. Ni uku nguku, ugishyiramo ku munsi wa 28, kuko muzi ko ibyara ku munsi wa 31. Ubwo urukwavu rwacu rwa mbere rusigaje iminsi 3 ngo rubyare. Ngaho rero murabeho, mwakoze gukurikira video yacu. Bye bye.